Amategeko y'amafaranga. Iyo witegereje ubona yuko abantu bakize cyangwa se abenshi babayeho neza ari ukubera kubahiriza amategeko y'amafaranga. Amafaranga ntabwo aza ku muntu uko yishakiye, ahubwo agumana n'umuntu wumva ko agomba kuyagira inshuti binyuze mu kumenya amategeko yayo no kuyashyira mu bikorwa. Niyo mpamvu mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe amategeko agera kuri 6 agenga amafaranga. Yewe gutegura nkanakugezaho nitwa Ernest. Itegeko rya mbere, amafaranga asaba kuyashora. Iri tegeko risobanura yuko umuntu agomba gukoresha amafaranga ye mu kintu gishobora kubyara andi mu gihe kizaza. Abantu benshi bakunda gukoresha amafaranga yabo mu kwishimisha by'akanya gato aho kuyashora nko muri business cyangwa se gukora ishoramari kugira ngo ayo mafaranga azazane inyungu. Ibyo bigaterwa nuko ubwonko bwa benshi bukunda ibyishimo byihuse kurusha gutegereza ibyishimo by'igihe kirekire. Niyo mpamvu ushaka amafaranga yakugumaho ubahiriza iri tegeko aho kurya amafaranga yose ngo uri kwishimisha. Gira uburyo watekereza ishoramari cyangwa se ubucuruzi buzagufasha gutera imbere. Itegeko rya kabiri, amafaranga ntahindura umuntu ahubwo akuza imico yarasanganywe. Uzumva abantu bavuga ngo kanaka asigaye yirata kubera ko yakize, abandi ngo kanaka asigaye afasha abantu batishoboye kuko afite ubushobozi bw'amafaranga. Ntabwo ari uko uwo muntu icyamutiye kugaragaza imico ye yihariye ari ukubera ko yabonye amafaranga, ahubwo n'ubusanzwe aba ayifite. Ahubwo amafaranga azagaragaza uwo muntu uwo yari we na mbere y'uko ayo mafaranga yabona. Niba umuntu yari asanzwe afite imico myiza nk'ubunyangamugayo yo kwicisha bugufi no gufasha abandi, amafaranga atuma ibyo birushaho kwiyongera. Ariko niba yari asanzwe afite imico itari myiza nko gusuzugura, kwikunda, n'ubundi amafaranga azaza abigaragaza kurushaho. Itegeko rya gatatu ry'amafaranga, ntugomba na rimwe gukoresha amafaranga arenze ayo winjiza. Abantu benshi bagwa mu makosa yo gukoresha amafaranga aruta ayo binjiza kubera ko baba bashaka kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwabo, bigatuma bumva ko bagomba gusohora ayo bafite yose, bitaba ibyo bikarenga bakajya no gufata amadeni. Aha ni handi umuntu aba akora umushahara nk'ibihumbi 200 ku kwezi, kwa kwezi kugashira akoreshejemo ibihumbi 300. Ibi bituma uyu muntu ahora mu bibazo bijyanye n'amadeni kuko urumva ko gukoresha ibihumbi 300 kandi yinjiza ibihumbi 200 nta handi yakura usibye inzira yo kugana gufata ideni. Ibyo rero bigatuma adindira mu iterambere rye cyangwa se ku nzira igana ku bukungu. Ikiri tegeko ryagufasha gukurikira kino kiganiro ni ukumva ko kugira ngo ube inshuti n'amafaranga ugomba gukoresha ari munsi yayo winjiza, ukemera ukabaho ubuzima buciriritse kugira ngo binakurinde no kwisanga uri mu bibazo bijyanye n'amadeni. Itegeko rya 4 ry'amafaranga, ugomba kuba umucakara w'amafaranga, kandi ugomba kumva ko amafaranga ugomba kuyakoresha ariko yo atagomba kugukoresha. Ushobora kuba ubuzima bwawe bwose bushingira ku gushakisha amafaranga, bigatuma utabona umwanya wo kuruhuka no kwiyitaho, ndetse nawe wakoreye ntubone umwanya wo kuyarya cyangwa se kuba wayasangirira hamwe n'umuryango wawe. Ariko mu by'ukuri ntibyagakwiye, kuko iyo uri umuntu umeze utya ushobora gutangira guhura n'ibibazo bishingiye ku buzima bwawe kubera gukora cyane, ugasanga niyo amafaranga waruhiye ukora ntukibashije kuba wayarya kuko ubuzima bwawe butabikwemerera, ahubwo bitaba ibyo akaba yaribwa n'abandi batanayaruhiye. Rero iri tegeko tangira uryubahirize, umenye ko amafaranga atagomba kukubera umutware ahubwo ari wowe ugomba kuyabera umutware. Itegeko rya 5 ry'amafaranga, agaciro k'amafaranga karahindagurika bitewe n'ibihe. Bivuze ko amafaranga ufite uyu munsi atazaba afite agaciro kamwe nka nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2 no gusubiza hejuru, bitewe nuko uko igihe kigenda gishira ibiciro by'ibintu nabyo bigenda byiyongera, bigatuma kugira ngo umuntu abe yabaho ashobora kuba yatangira umushinga cyangwa business nabyo bihenda. Icyo ugomba kumenya, ntugafate amafaranga nk'ikintu gifite agaciro iteka, ahubwo uyafate nk'umutungo uhorana impinduka bitewe n'igihe. Niyo mpamvu ayo waba ufite yose uyu munsi ushobora kuba yakoresha mu bitanga inyungu aho kugira ngo ukomeze uyabike cyangwa se uyakoreshe mu bintu bitazaguteza imbere, kuko ukomeza kwirindagiza usubika gahunda wenda y'ibyo wakoze nko gutangira business runaka. Ubushobozi bwo gutangira ya business uko imyaka izagenda ishira niko uzarushaho kwiyongera, ugasanga bikugusaba ibintu byinshi byo kugira ngo utangire. Itegeko rya 6 naryo twasoreza mu mategeko nabateguriye agenga amafaranga. Amafaranga amahoro, inyangamugayo, agasaza inkundamugayo. Aha bishatse kuvuga ko iyo uri inyangamugayo ku mafaranga uyabona mu buryo navuga ko ari bwiza butarimo buriganya cyangwa se guhemuka, ayo mafaranga aguha amahoro kandi akarambana nawe. Ariko iyo uri umuntu w'inkundamugayo bivuze yuko ari nko kwa kundi uzabona amafaranga ari uko warinze guhemuka, gutuburira abantu, wakoze uburiganya, mbega n'izindi ngeso zitari nziza ukora kugira ngo ubone amafaranga. Mwene ayo mafaranga ashobora kukuzanira imihangayiko no kutayagiriramo amahoro, ndetse akaba yashyira n'ubuzima bwawe mu kaga. Ugomba kwirinda rero guhemuka ugamije kongera amafaranga cyangwa se ubukungu, kuko uzahemuka uyabone ariko ashobora kuba ari ay'igihe gito.
aho guharanira kubona amafaranga mu buryo burimo ubunyangamugayo, nko kuyabona wikoreye udukorwa twawe duto duto, nko kuyabona ari uko wagiye mu kazi runaka ndetse n'ahandi hantu heza wakura amafaranga. Ngayo rero amategeko ageze kuri 6 nari nabateguriye agenga amafaranga. Niba kino kiganiro wagikunze, kore subscribe, utange like, udehe n'igitekerezo cyawe, unasangize na bagenzi bawe ino video. Dusubire mu bindi biganiro.